muraho kandi murakomeye, murahumeka neza. Imana ishimwe ko ibarinze mukaba mukiriho. Biravuga ngo wapfuye nta byiringiro afite, ariko ugihumeka birashoboka. Buri umucanye ngo ugihumeka birashoboka. Ndanezere kubana namwe, nari nabivuyemo, nari navuga n'abarisi, ariko mu nyuma mbivamo ndafata n'icyemezo cyo kubivamo ko ntakije. Ariko mu minota 10 byajemo n'imbaraga zidasanzwe ku buryo neze moto guturika Nyamata kugera. Ntago wabyumva wowe, ntago wabyumva. Byamvuyemo ndabiheba mbivamo. Nabango ntago bikunda. Ndihesha amahoro ko nabivuyemo. Ndikorera ibyanjye nigumya mu minota itarenze 10. Numvisha umururu nyakamo naza ahantu uturutse. Ku buryo iyo nagira hano menya sinzi ko byari kugenda. Moto nyifatiye Nyamata, ubu nona ungeza ahantu witwa mu Rukiri, n'andi magambo nkeneye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nshobora kuba nje ku bwa beshi cyangwa nje ku muntu umwe, ku Mana byose birashoboka. Ariko hari impamvu ndi hano, kuko ngewe ubwanjye namaze kubivamo. Ndashimye Imana rero ko ibiyemeye nkaba ndi hano. Nitwa Iyamuremye Desire Muranzi, nabaye aha hantu mu Rukiri. Mateka yanjye na Rukiri ni maremare. Imana ihaduhera amasezerano inasohoza n'ibyo yavuze. Niba ari Imana yakubwiye nawe izagikora. Twabaye ahangaha, umuntu wese yatureba, nta mukobwa nawe kurambagiza ngo anyemere n'icyo gihe adafite iyerekwa riva mu ijuru. Urukuntu bandebye nawe nari kubaza ngo anyemere, kereka umuntu ufite amaso y'akazi akabona ko imbere bizashoka ko tuzaba abantu. Ubundi umuntu afite iyerekwa iyo njya kumubaza izina ari kumbwira ngo ariko urasara wowe, urwara mu mutwe. Abanyarukiri barabizi. Ariko hari umwana rero Imana yari yarateguye nyine nawe wari wite ingorane nk'izanjye, indushyi ziramenyana. Ariko ntabwo tukiri indushyi. Yesu yatugiriye neza, turashima. Imana ishimwe. Aha rero narahabaye, aha nyine mu Rukiri. Mvuze ingoma nirirwa, haza umwe arunguruka yigendera, undi akaza akicara akanya gatate se n'ibiki barimo, undi akavuga tereka amagume. Nabanaga n'abakecuru bakaza gusenga, abandi bakagenda baza buke buke. Ariko ndashima ko umurimo w'Imana yawushyigikiye. Amen. Muhereza icyubahiro. Yarawushyigikiye. Mana nishimwe. Mana imbwira icyumba cyo kuwa gatatu. Mu twabiganire na Zariyani witwa Richard, ntago nkunda kumubona hano kenshi. Turabitangira, barambwira ati bitangize. Ndavuga nariko ibintu Imana ikumbwira ko ibi byumba bitamenyerewe, ntanabizi, nta naho ndabibona muri ADPR. Byumba byo kwakira umuntu umwe agasengerwa, ibyo bintu birashoboka. Ngo mbitangire, Imana ihagarara nanjye, abantu baraza turaho tubashira. Bazera birirwaga bandika baha abantu amanomero, abantu babuze ahantu bicara. Bikagera saa moya abantu bamaze kujya nko muri 400 na abandi bagasubira bagafata amahoteli baturutse kure, baje kugusengerwa. Kandi abantu benshi babonye Imana, batabyara barabyaye, ingo zayo zirasenyutse zirubakwa, abana bihebye bagira ibyiringiro, impfubyi ziranezerwa, abafite ibikomere barabikira, bikomere binyuranye. Hari igihe abantu bagira ibikomere. Hari igihe nigeze nakira umwana umwe afite igikomere, umwana w'umukobwa, ndamwakira. Arimo ambwira ibikomere byiwe, hari ibintu Imana yari imishure, ndamubwira nti mbwiza ukuri. Arahigima kuvuga biramunanira. Ndamubwira ndakwinginze bohoka umbwiza ukuri nk'umukozi w'Imana ngusengere. Atangira guhigima kuvuga bikanga. Agiye kuvuga ijambo ryari ku mutima we nyamukuru, kuko Imana yari ivuze,
amfatana nambaye ishati y'igitenge ntago nzabyibagirwa, amfata ku ishati ahitagwa ya hasi, ishati iratabuka kandi iramanuka igera ahita ajya muri koma amera nk'upfuye. Hari igihe abantu bagendana ibikomere, mwebwe mugaseka abantu bafite ibikomere byinshi mu buzima, ariko turashima ko aha mu Rukiri Imana yasezeranyije ko abafite ibikomere bazahakirira, abafite intimba bazahabonera umunezero, abatawe bakagira agaciro, batagira ijambo bakarihabwa, badafite icyerekezo bakakibona. Kandi igiye kubikorera kuri twe kugira ngo yemeze ko ariyo dukorera. Kuko abantu birirwa bateka umutwe bakayibeshyera ngo irambwiye ngo mpa 500 mugire ku musozi ngusengere, zamubwitiye n'inzara ikwishesha. Twasengaga umuntu ari guhumekera hejuru kubera inzara, ukajya uhumeka umwuka ntushike ariko ugasengera abantu. Umuntu yakura akagira ngo wambaye marineti naho n'inzara yamenye amaso. Mwarasirimutse mwebwe muri abantu Imana byaciyemo. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Wagera mu rugo uvuye mu masengesho ukaburara wasengeye abantu wirugu bakira, Imana ikakubwira ngo ntugire uganyira, ntusakuze, ceceka, ibyanjye bizamenywa, ibyawe bizamenywa nanjye. Natenyeje igishumi cy'ivarisi igihe kingana n'umwaka, ntuye ahangaha kubita ku kintu cy'amatafari kirahangaha, nyoboye korari, nyenyeze igishumi cy'ivarisi natoraguye mu rutoki ndagifura nkajya ngishyira mu ipantaro. Imana ikambwira ngo ndi kumwe nawe. Wowe uri kumwe nanjye ndi gupfa n'inzara koko? Uri kumwe nanjye njyamye hasi nagira icyo kwiyorosa? Ibimenyetso bigaragaza ko uri kumwe nanjye nibi, ndapfa ngo uri kumwe nanjye. Kambwira ngo nzakugirira neza. Munsi umwe irambwira ngo umuntu yuzura umwuka wera, byabanje gutangirira mu Gatenga nagiye kwigishayo, umwana w'umukobwa yuzura umwuka wera, arambwira ngo Imana igukoreye igitangaza. Ndavuga nayo ko abantu barasara, yampaye ibirayi by'iri joro. Hari igihe Imana ikubwiye ibintu ukanza kuyibwira ibyo ukeneye byihutirwa, ukavuga uti mariage buyiretse ubanze umpe ibirayi by'iri joro, ninza kujya ngahaga ibya mariage bizamenya ko bizashoboka. Ariko Yesu ni mwiza, ntago akurebera mu bihirimo ngo bimutere ipfunwe ryo kukubwira ibyo azakora, ntago akurebera mu buzima urimo ngo bimutere isoni ryo kuvuga ibyo azakugirira. Nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba yakurebera mu buzima bubi ngo kandi gusezanye ko imbere izakorera ibitangaza, ikatubwira ibintu tukabona ko bidashoboka, ariko irabidukorera, turabibonesha amaso, turayishimye, turayishimye. Twavuye Cyangugu gutuje mu mafuso, none twubatse mu mujyi. Nge mvi Cyangugu nza muri Kigali, naje mu modoka itwara amakawa, ipakira imifuka y'amakawa. Ndasaba ikibanza barampa umwanya, nicara mu bifuka ibintu birunzemo, nanjye nicaramo, ndazi Kigali ntaho nsanga, nta n'uwonzi. Ubwo umwami Yesu ankunda, no mu byago nzaririmba, naho ndiho mufate Bibiliya tuganira amagambo numva Imana iri kuma. Ntago ari umwanya wo gutanga ubuhamya, ariko turashimira Yesu. Nabwiraga uwo muntu wibaza ngo mbega bizashoboka, nkamubwira ngo ntago uri habi gusumba aho twari turi, ariko turi ababyeyi babyaye 7, abana biga amashuri meza, bari kurangiza, imfura yanjye igeze kurangiza wa 5 segonderi kubera Imana. Nageze n'igihe no kubona icyayi cya makaru bidakunda, umuntu yakingurira nkumva namusengera isengesho ritarangira. Azari barasetse, uzikora basetse kweri. Umuntu yanjyana hariya ku kabutike akambwira ati fata icyayi
n'akarindazi nkumva namusengera isengesho itazigera rirangira ku buzima bwe kubera ibihe bibi. Inzara iraryana, ubuzima bubi burasuzuguza. Ngenda abwira abantu nubwo bitakwiye kuba ibyifuzo cyane, ariko ntari ibintu Imana ikwiye kwitwarika ku buzima bwacu, ni ukuturinda agasuzuguro. Ni ukuturinda agasuzuguro, kuko niba hari ikintu kibi kibiza umuntu kugira agaciro mu bantu ni inzara n'ubukene. Nta hantu wajya ngo ubwire ngo Imana iravuze wambaye nabi ngo baguhe ijambo. Ukubonye wese akurera mu isura y'ubukene akavuga ngo nta jambo wowe wagira. Ngera mu rukiri bwa mbere kugira ngo banyire icyizere ko nabo umukozi Imana byarabagoye kubera isura n'ubuzima. Imana inyigishira muri Nibature, niho natangiye kumenyekanira. Nibera muri Nibature bagiye kubona na Nibature umuriro watsu, ati ninde uri ni muri Nibature, ati ni Desire. Ati Yesu nashimwe. Ndeka nbengarukiye aho ngaho, ariko uyu munsi aho tugeze hose barakingura. Amen, amen. Ujye ubwira Imana ngo ndinda agasuzuguro. Agasuzuguro k'abadayimoni Imana ikakurinda ni kabi, gatuma udakorera Imana. Nawe wavuga kuri umuhanuzi ukanerekwa, ukanamanurira ijuru ikaza ku butaka, hari ukubwira ati genda ubwira iyo Mana ibanza ikugaburire. Akavuga ati iyo Mana ubwira abandi banza ikwiyereke menye ko ihari. Dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya mbere, umurongo wa 6 niwo nshaka gusoma. Mfite amagambo abiri numva Imana imereye mu iri teraniro, numva twaganira. Imana ifashe muyumve neza. Ko umurongo wa 6 urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo icyo nzi neza rwose nashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Imana nishimwe. Ndasubiramo, icyo nzi neza rwose nashidikanya ni uko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Muvuge amen, amen. Aya ni amagambo Pawulo yabwiye Abafilipi, ariko ngenda shaka kuyabwira mwebwe. Iyo tuvuze umurimo abantu bahita bumva umurimo w'Imana, kandi nabyo nibyo, ariko numva ngiye kwivuga ukundi kuntu. Ndashaka kuvuga ngo yatangiza umurimo wo kubaho ku buzima bwawe, yakoze umushinga, igatangiza proje yo kuvuga ngo Mariya abeho, Suzana abeho, Tereza. Yatangije igikorwa cyiza cyo kuvuga ngo ubeho. Yabwiraga yatangije umurimo w'Imana muri bo, ko izanawushyitsa, izawukomeza, izawurinda. Aho so shaka gutinda ngewe, mfite ahantu ushaka kwigira ngewe mw'iri teraniro. Amen, amen. Yatangije umurimo mwiza, mwiza si mubi. Yatangije umurimo ikemera kubaho. Imana ishimwe. Yatangije umurimo mama wawe akaguta ntupfe. Yatangije umurimo ukavuka nabi ariko ugakura. Yatangije umurimo ukiga nabi ariko ukarangiza. Yatangije umurimo mwiza muri wowe, izanawusohoza.
birashoboka ko hari igihe umuntu avuga ngo ariko ubuzima ndimo buzarangirira he? Buriya ikintu cyose kigira itangira kikagira n'iherezo ryacyo. Nta kintu gishobora gutangira kidafite n'uburyo kizagira gute kizarangiza. Niba ari n'ikigeragezo urimo cyaratangiye ariko kizanarangira. Ntabwo muri hano ibintu byose biratangira, ntibishobora kuba bitangiye gute bitatangiye, ariko amahirwe tugira bigira n'isoza ryabyo. Bwira umuntu mwicanye ngo ibyatangiye byose bifite aho birangirira. Mubwira cyane ubwira ngo ibyatangiye byose aho byatangiriye uko ntabwo nzi. Imana ifashe baririmbye muri hano n'abadiyakoni n'abakozi Imana muramunyumve. Ibitangira byose bitangire nabi, bikurushe, bikunanize, bigusuzugure, bigutesha agaciro, ariko hariho no kurangira. Lobe elelando cyose cyatangira. Nta kintu kitarangira. Ntago muri hano hari igihe gitangira agatangira kuvugwa. Ukwisa umurozi, ukubesheye, ukwirukanye mu rugo akarusenya, uguteranyije mu bamuvukana, ukwangishije abantu, ukuvuza ibiri byo n'ibitari byo, ugutwaye mu nama zidutazi, utelefonya utagera, ibintu bigatangira. Babele lando sekidrai. Byatangira uryamye, byatangira mu ibara ugenda, byatangira wabinyweye mu mashereka y'ababyeyi, byatangira wabisanze mu muryango aho warerewe, byatangira wabisanze muri Kigali, byatangira wabisanze aho washatse. Iherezo ni uko birangira. Ongera ugure umuntu wicanye ngo ibyatangiye byose bizarangira. Ikintu cyose cyatangiye kigira n'iherezo. Gitangire uko gitangira kose. Inama ziterane, bavuga ibyo bavuga, bahimba ibyo bahimba, baguteranya ibyo bashaka, ariko hariho no kurangira. Usi umuntu arumvishije bati ko nubamagaye Imana nge nabwiye umuyobozi wanyu Orarise, ndamubwira niba abantu batihanye nge ntawe ndi bwihanisha. Ntago nje kwihanisha igitunye ntega moto nkavinya amatikashika nangaha. Utihanye biramureba, ntago nje kwihanisha niko Imana yambwiye. Ntabyo nze Orarise namubwira mu muryango nti ngewe ntago nzangwa no niba utabikoze birakureba, ariko nzangwa no kubwira umuntu ufite ibintu byatangiye, ufite ibintu biruhije, byatangiye atari byiza, byatangiye ari bibi, byatangiye biruhije, byatangiye bimunanije, nje kumubwira ngo hariho no kurangira kwabyo. Ntabwo muri hano buri nishaka bari inzara yatangiye izanarangira. Abantu batangiye bambaye ubusa subira cyambaye ubusa. Ubusa abantu batangiye basuzugurwa mu miryango baracyasuzugura uko byari biri. Mubwire umucanye ngo nibyo bizavaho. Mubwire ngo nibyo bizavaho. Mubwire cyane ngo nibyo bizavaho. Ndabona abantu batabyumvishije. Ongera umunyeganyeze umubwire ngo nibyo bizavaho. Ntibigutera ubwoba, ntibiguhagarika umutima, bizavaho. Yatangije umurimo mwiza wo kukugira umuntu ntikugira ihene. Yatangije umurimo mwiza wo kukurinda abandi bapfa. Yatangije umurimo mwiza mu bana b'iwanyu bagapfa ugasigara.
ashira ibintu binzanye nkafutaganya moto nkagera hano mvuye Nyamata koko abantu bakabyumva nkigendera. Hari ibintu byatangiye birusha umutima wawe. Ujya gushaka urugo ntiwabiteganyije, wari uzi kugiye kunezerwa, usanga hari ibintu byatangiye. Ugezeyo usanga hari ibintu byagutanze gushikayo, biza kunyaga umunezero. Ariko humura, ikintu cyose cyatangiye kigira no gusoza kwacyo. Gose muri kubyumva? Hari igihe ibintu bitangira ku buzima bw'umuntu akajya yibaza ngo ariko amaherezo bizarangira, nzabipfiramo, ese nzabisaziramo. Ubu hariho umuntu ushobora kubaza uti mbwiza ukuri, nakakubaza ngo ubuzima mbamo sinjya menya niba nzabupfiramo, niba nzabusazira. Kugeza iyi saha niyo nekereje simenya niba bizarangira cyangwa niba ari ukwiyakira nkazapfira muri ibi bintu. Ariko ngiye kubwira ngo ntuzabipfiramo, ntago mubyumve. Nza gutangaza ngo ntabwo, bwira umucanye ngo ntabwo uzabipfiramo. Mwana umwegeze yigeze anganiriza umunsi umwe, harambwira ati pasiteri ni karame, ati jewe nashatse urugo numva ko ngiye kuruhuka, ati kuva umunsi narugezemo uwo munsi nyine iryo joro sindaseka. Kuva ku munsi wa mariage kugeza ubu mbona mpagaze imbere yawe ntago ndaseka. Ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo isukari urayizi? Ndamubwira ngo ndayizi. Arambwira ngo ntago uzi ko iryohera? Ni yego. Ati kuri nge irarura. Iyo mvugo mvuze yayumvishije? Ati kuri nge isukari irarura. Araturika ararira. Arambwira ngo none ko nzi kuri umukozi w'Imana, wambarije Imana amaherezo y'ibintu, basi nkamenya uko nkwiye kwifata nkitegura gupfa cyangwa se nkora iki? Arambwira ati cyambere gutandukana n'umugabo sinabikora, kuko nge ndi impfubyi, nta data nta mama ngira ngo nje kwa mama. Iyo ngira mama mba naravuyeho kera nkamusanga, iyo ngira data mba naravuyeho kera nkamusanga. Ariko abo bose nabo mfite, nta na mukuru wanjye. Basaza banjye twatandukanye turi bato, sinzi iyo bari. Twatandukaniye muri Kongo, ntago nzi niba barapfuye niba bariho. Mbariza Imana. Mbariza Imana icyo gukora. Rambwira ngo simbi iruhande rwawe. Ndavuga nasengeye benshi noneho. Uyu muntu amukizwa ati ntago mvi iruhande rwawe. Nkeneye ko umbwira mbariza Imana ngo impa igisubizo cya nyuma. Niyahure. Kwiyahura ni icyaha, nta bugingo ndibona. Ibanze mbarize icyo gukora. Ndiyumvira nanjye nibaza inama mugira ndazibura. Hari igihe umuntu akubwira uri umukozi w'Imana ukibaza ngo se ko sinsoma Bibiliya ngo arayumva, kuko burya igihe na Bibiliya bugiye ibwira umuntu uri buyumve. Hari aho ujya gusoma Bibiliya ugasanga uyibwira ntabigire gute, ntari buyumve. Zibaza Bibiliya ntari buyumve, nimubwira ngo Imana iravuze ntari bubyumve. Imana yo kabyara inzanira akantu yarabitse umutima kakabanga kiwe kugira ngo hari yizere gusenga Imana ivuga ni byiza. Abantu musenga Imana itavuga mutwihangane nimudutera amabuye, ariko abantu basenga Imana itavuga murafite ibibazo birenze igihumbi kabisa. Gusenga Imana itavuga, ariko mukomezwa n'icyo abantu nka bamwebwe ko dukomezwa n'amasezerano, ko dukomezwa n'amasezerano
tugakomezwa nuko umuntu aca ahantu ikavuga ati mwana wanjye ndakwibutse ukabimarana umwaka wemye nk'abamwebwe musenga Imana itavuga by'ukuri mubaho gute? Reka ari ibintu byaribaza mubaho gute ku isi yasaze abantu yabashajije kandi kari ingeri zose kibamereye nabi? Ntago muri hano isi yamereye n'abantu. Ubwo niba musenga Imana itavuga bigenda gute? Muzatubwira uko mubyifatamo. Imana irambwira ikintu cyacu ku mutima ndakimubwira, ahita ambwira ngo niba Imana ihishuye iki kintu ngiye kuyizera ko izantabara. Haleluya, 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 haleluya. Imana irambwira ngo mubwire ngo nyuma y'amezi 3 ngo azatera uruyuzi ngo arye imyungu y'uruyuzi yateye. Ndibaza nyuma y'amezi 3 azatera uruyuzi arye imyungu murabyumva ibihaza. Ngo mubwire ngo nyuma y'amezi 3 azatera uruyuzi arye ibihaza byeze ku ruyuzi. Nta kindi kintu amubwiye, n'iryo jambo Imana yambwiye mubwira icyo Imana yambwiye ngo nyuma y'amezi 3. Naho nyuma y'amezi 3 mutega amatwi, hari umukecuru simuvuga nyina w'umuhungu yari yamubwiye ngo nyuma y'amezi 3 ngo naba atarapfuye bazaba yarapfuye. Nyina w'umuhungu mubwiye gutyo mbona arariza barebe, ndamubwira ni nta kindi Imana imbwiye, irambwiye ngo humura nyuma y'amezi 3 irambwiye ngo uzatera uruyuzi ujye ibihaza byarwo. Maze kuri iyo jambo narambwira ati mu byatumye gushaka nyina w'umuhungu nashatse yarambwiye ngo nguhaye amezi 3 n'ubu utarapfa nge nzaba narapfuye. Ati rero ubu nari ngeze ahantu nibaze cyo kura ryanyobeye, ati ariko ntacyo Imana ivuze ko muri ayo mezi 3 nzahinga uruyuzi nkagira ibihaza. Amen, amen, amen. Yaratashe nanjye ndataha turabo birarangira nyine kuko nitwari kugumana nyine. Ubwo yatangije ijambo ryo nyine ariko nanjye nahandibaza nese muri Imana imubwiye iki by'ukuri. Nyuma y'amezi 3 umukecuru yari yapfuye. Ayo mezi 3 nyine niyo umukecuru yapfuyemo, kandi nyirabayazana yo konona urugo yarimo. Imana ikura intambamyi mu nzira, uwo mudamu yarabyibushye agenda azungurira, yatangiye kurya ibihaza. Ayo! Haleluya! Ntabwo twishimira ko abanzi bacu bapfa, ariko niyo agiye yakurogaga yakujengereje uranezerwa da Mana yanjye. Norose ninjye wabyanditse, Bibiliya nivuga ngo ntugakundire umurozi kubaho, ninjye wabishyizeho se ko byanditse. Hari igihe Imana imugukiza da nawe ukanezerwa, reka dapa abana bakiga ubwenge bukagaruka ukiruhutsa ukavuga uti atashi. Muri hano uwo musozi uzamanuka hasi wiki, ntago nzondi kubwira uwo musozi wiyita iki uza. Imana irazi kuwucisha bugufi ukamanuka hasi. Reka twigendere kuri ijambo nsengera abantu, mfatikana n'abakozi Imana gusengera abantu. Sinshaka gutinda, ariko yatangije umurimo wo kubaho, ni nayo izagira gute? Ko mutavuga izagira gute? Izagira gute? Vuga cyane, izabigenza gute? Izasoza. Tugende muri Luka, ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 7 mere ku murongo wa 11 mwoka byaramwe ndangize kwa 17. Aya magambo Imana mumbare muyumve kuko
kugera hano byamvunye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 7:11 kugera kuri 17. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje, nta kindi bari kumukorera. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Ubwo niwavuga amen. Ubwo niwavuga amen. Muri aya masengesho hari ibintu mukwiye gusubizwa mukabitahana. Bose baterwa ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendeye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Muvuge amen. Niba aya magambo yumvishe neza vuga amen. Ijambo ry'Imana ntago risaza ntiricuyuka, si umwambaro, rihora ririsha mu buzima bwacu. Munyemerere mundebe mbabwire ikintu ushaka ko mwumva nanone kandi mubyanzanye. Biratubwiye ngo Yesu akora urugendo mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bari bajyanye nawe. Siko dusomye abigishwa be benshi n'abantu benshi bari bajyanye nawe. Abigishwa n'abantu benshi bari bajyanye nawe. Ngo ariko ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Ikiriba ni umurambo, nibyo, umuntu wapfuye. Mumurikire. Bibiliya tubwiye ngo yari yaherekejwe n'abantu benshi. Hari ikindi bari kumukorera cyose kumuherekeza? Hari ikindi bari kumukorera? Umuntu wapfushije bagiye guhamba, abantu benshi bagira gute? Mundebe bagira gute yemwe? Baramuherekeza. Ndetse n'umwanzi araherekeza. Burya umuntu wapfushije ntaherekezwa n'abamukunda gusa. Umuntu wapfushije ntaherekezwa n'abamukunda, n'abatamukunda bagira gute? Baraza bagaherekeza. Bwira umuntu mwicanye ngo Imana igukiza baguherekeza rwose, bagukiza. Ntago mu byo aba bantu bose, buri muntu wese afite ikiri kumugenzi. Haravuga ati uyu mupfakazi yari yarigize ishyano, n'umwana aragiye, turebe uko agiye kumera. Abo bose bagize gute? Babagize gute? Ariko imyaka yose igira abantu baguherekeza bavuga, uwo Imana ntikwiye kukugendera abaherekeza bagahagarara. Abantu bari baherekeje ngira ngo niba bateye Yesu gufata icyemezo akavuga ngo ariko ka abantu baherekeje nabo kuvuga amagambo no kwiriza babeshya ko nta rukundo bakunze uyu mupfakazi,
uretse kugenda bavuga amagambo no kuba ko baherekeje ubu iki kibazo sinakirangiza mwiri teraniro numva twaza kubwira Imana aho kayibwira ngo hari ibintu by'igihe kinini abantu bazengurutse kuri byo ku buzima bwanjye ndashaka wowe ubihindure ubivuguruze wubaka ibindi batari bamenyereye ngo barangize biratubwira ngo Yesu arafata icyemezo. Haleluya, haleluya. Aciyo nzira ahura n'abo bantu. Haleluya, haleluya. Abahambyi n'abakazi kabo n'uguhamba niwo murimo bahawe. Ongeye ubwire umucanye ngo Imana ikurinda abahambyi. Nago muri hano mubwire ngo Imana ni kurinda abahambyi. Lobele lando bedesta. Bwire umuntu mwicanye ngo Imana ikurinda abahambyi. Hariho abantu niyo babwiye ko Imana izakora igitangaza bahita baza guhamba. Akazi kabo ni ukuguca intege, akazi kabo ni ukukubwira ko Imana idashoboye, akazi kabo ni uguhamba, niwo murimo bashinzwe, ni uguhamba amanywa na nijoro, nta kindi gisubizo. Iyo muhuye barakureba ariko ntabwo urakora ubukwe, uti wanegereje Imana ngo ariko Mana yanjye ngo uguhabuze nawe wishingira, umurimo wawe ni uguhamba. Wahura nabo ngo niko ngo tukubaze ngo nakazi ugira, uti oya atariko Imana izakama ndayitegereje. Ngo ariko iby'abarokore ngo mwarabuze ibyo muvuga. Abahambyi amanywa na nijoro baduca intege, amanywa na nijoro batubuza gusenga no kwegera Imana, amanywa na nijoro ubuzima bwabo ni ukuvuga ngo ni uguhamba. Ariko mwiri teraniro nubwo ntazi ari undi Imana ibwiye, Imana igukiza abahambyi, kuko iyo atangije umurimo mwiza muri wowe hari nayo izawusohoza. Imana igukiza abahambyi mu izina rya Yesu. Ntabwo muri hano abahambyi barakujengereje. Abahambyi we ujya gutera imbere ibintu bakabyonona, wajya kuzamuka kugira ngo nawe wageze ku ntambwe nziza bagahita gukubita hasi. Abahambyi murabazi, abahambyi bakurwanya ugadepoza diplome nawe kandi warize diplome yawe bakayikuramo. Abahambyi abantu bakiga mu nama, inama ikemezwa kuzazamurwa mu kazi. Abahambyi ntibemere ko bishoboka. Imana igukiza abahambyi n'inama zabo, ariko ko mbona mutari hano abari inyuma, Imana ibakiza abahambyi mu izina rya Lotangoseki. Imana ibakiza abahambyi. Ndi gutegura mariage nagiye mpura n'abahambyi benshi, umuntu akaza ngo ariko Mana yanjye ngo usije gushyirwa kweri, ngo tubwize ukuri ariko se wamutwaye mu rugo ngo ibindi mukazabikora mu nyuma kabisa. Abahambyi agahita kwereka inzara ufite y'imyaka y'ibirarane, agahita kwereka aranambwira ngo ubuse ko wereka ngo wambaye ipantaro idasa n'ikote, ngo muri mariage uzambara iki koko? Undi arakuze atari ko tugizanye ukuri, mudamu wawe kari umuboyi. Ari abahambyi kweri ngo ko ari umuboyi akora akazi ko mu rugo, ngo urabona byimbye amafiti yo mu buboyi, ngo ukagira ngo nagere wazakomeza byimbe. Urumva sha ngo arabyimbye, ntago ari ukubyibuha ni ukubyimba. Abahambyi we, abahambyi ntabwo muri hano, abahambyi barabamaze.
ngo niko deside basha ngo niko deside ngo ngwino hano mbwiza ukuri kabisa ngo ari wowe n'uriya muboyi uzagira icyamarira undi ninde abahambyi we ngo deside ngo wasubiza neza banyeganyije umuntu kutuka avuga ati Imana igukiza abahambyi muri uyu mwaka wamubwiye ngo muri uyu mwaka Imana igukiza abahambyi munyeganye lotanto seki beneglayi niba ari abahamyi b'abarozi niba ari abahamyi bagambana niba ari abahamyi batwara umugisha niba ari abahamyi bakuza icyerekezo Imana twizeye igukubitira abahamyi bakuvire mu nzira abahamyi wagira isura ngo we ntacyo uzavamo babona watangiye guki ngo waritukuje abahambye babona umugabo mugendana muganira neza bakanga ariko yarakuroze abahambye we abahambye bagera kwa wararisi muri studio baje ukanura amaso bareba ibikorwa ngibi byo ngo ni by'igihe gitoya bazi iyo byavuye se babyita igihe gito barabitangije bazi igihe gito bashyizeho umusanzu wabo abahanzi n'iri teraniro turaza kwirukana abahamyi ku bantu b'Imana nicyo cyanzanye mukozi w'Imana nicyo cyanzanye ndashaka gukubita imbaraga z'abahamyi zikava ku bantu b'Imana tugafatikanya n'itorero ry'Imana tugafatikanya tukakubita imbaraga z'abahamyi barara baroga bavuga ngo nta mariage uzakora havuga ko utazabyara havuga ko urugo n'urwa tutazarusaziramo habaguye iminsi yo kurusenya habaguye iminsi yo kwambara ubusa habaguye iminsi yo kwirukanka umusazi topeta lazayi loloberera ndalazayi Imana data twese twiringiye igukiza abahamyi ntabwo muri hano hari igihe abahamyi bagushyikana ahantu byiringiro bigahera wajya no gusenga ukarira kubera abahamyi bakujengereje uzi ko igihe umuhamyi agutumaho ukagira ngo aragukunda akagutumaho kugira ngo agushyire nk'amagambo y'uburozi gusa akagutumira na fanta akayikugurira kugira ngo akubwire ukuntu Imana yawe ntacyo ishoboye atari urukundo we akagutumira akubwira ubwo mukobwa ugiye gukunda akakubwira iwaba hariho akakubwira icyo ari cyo hari n'abazana n'amazuru kandi nta mazuru wamutumye kugira ngo akumvishe ko wasaze urazi uwo ari we buriya ngo niko ngo baramukubwiye neza ngo cyangwa wahubutse mu kumukunda abahamyi ariko Mana yo mu ijuru abantu ibintu Imana ikuma bari kubyumva abahamyi ziko umuntu agira perime akabura n'umwikiraka cyo kuroba kubera abahamyi uziko umuntu agira abahamyi agacuruza imyaka myinshi yifuza ko ubuzima buhinduka ariko bikanga kubera imbaraga z'iki ntago muri hano umuntu agakora imyaka kandi n'imbaraga ziwe zose abahamyi bakabaho gutsikamira no konona no kwangiza ongera ugure umuntu ucanye ngo uhoraho gukiza abahamyi Uwiteka Imana yagukiza abahamyi imyaka ibaye myinshi
imana twiringiye, imana twizeye, imana y'urukundo igukize abahamya. ariko si muri hano koko? Erega nifuza ko umuntu wese ari abahamyi bari ku buzima bwe. Jya mu isi y'umwuka apana mu mubiri. Muri hano, muri hano, muri hano. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ahageze ngabwira abikoreye ikirago nimuhagarare. We nahageze muhagarare sha, muhagarare wana. Murajyana he? Uyu mwana w'ikinege mumujyane he? Uyu mwana w'isezerano ryiwe mumutwara nkande? Ko ari ryo wamusezeranyije, ni mwebwe mwamusezeranyije. Uyu mwana mumujyanye he? Uyu mwana mumutwara kwande? Uyu mwana muhawe nande kujya kumuhamba? Mwibuke ko umwana w'umuhungu mu isezerano rya kera cyangwa ikintu ari ikintu gikomeye ngo yari umwana w'umuhungu. Mwiri teraniro muri aya masengesho yatangiye muri kiri, Imana igusubiza umwana wawe ari muzima mu izina rya Yesu. Ntago byumvishije, Imana igusubiza umwana wawe. Imana nigusubize, nigusubize umwana wawe ari muzima. Imana nigusubize icyo yakuvuzeho ari kizima. Imana nigusubize. Hari igihe Imana impa amagambo nkumva ari nk'ibintu bikunda ko umuntu ayatera abantu nk'urutera urushinge. Najya mvoma mu icupa nkagenda ntera buri muntu wese. Bwira umuntu mwicanye ngo Imana igusubiza umwana wawe ari muzima. Mubwire cyane uti Imana nigusubiza umwana wawe ari muzima. Ariko apfa ajya he? Apfa ajya he? Apfa ajya he? Arabwira ngo nimuhagarare. Kanangaza itangaza abahambyi n'abikoreye ikiriba nibahagarara aho bageze. Iraguca ngo nibahagarare. Oya, bikore mu kwizera, kwizera kurarema. Ibi kiraguca ngo abikoreye ikiriba nibahagarare. Lotatose kibele na narazayi. Ata nobata bahagarare. Ibyo bahambye birahagije, ibyo bahambye birakwiye, ibyo bononye birahagije, ibyo baburishemo birahagije, ibyo bakunani hato peta zereberebra, ibyo bagije nibahagarare. Baguhambiye umugabo ntago muri hano, bari baramuhambiye umugabo. Uyu mupfakazi umugabo bari baramutwaye bagira gute? Baramuhamba. Imana igira gute? Irabareka. Barangije ngo batwaye n'uyu mwana kumuhamba. Yesu barahageze. Ntago muri kubyumva. Yesu abagize gute? Yesu abagize gute? Yesu abagize gute yemwe? Arababwira tuva mwatwaye umugabo ndabareka, mwanyaze umunezero mu cyumba ndabareka, mwateje inyatsi ndabihorera, mwateje ibihombo mu kazi ndabareka, mwateje igisuzuguro ndabihorera. Ariko ahaho ntago byemera. Yesu ava ngo no, nimuhagarare. Ibyo mwakoze ntibihagije, ibyo mwavuze ntibihagije, ibyo mwamubeshye ntibihagije, ibyo mwononye ku buzima bwe ntibihagije. Nimwamutwariye ababyeyi, nimwamutwariye basaza be, nimwononye ibintu byinshi ku buzima bwe. Ubu rero abikorezi b'ikiriba nimuhagarare. Ni itangazo rivuye ku Mana, ni itangazo
nimwakira itangazo rivuye ku Mana ngo barahagarara. Nimuvuge amena, nimuvuge amena. Ngo bagira gute? Barahagarara. Ubundi abantu bikoreye umurambo ntibajya bahagarara. Hari aho mwabibonye? Hari abantu mwabonye bagiye guhamba bagahagarara cyangwa bakugama imvura? Ninde wabugamisha? Oya, konzi kuri umurokoro ukijwe cyane. Wahaba hambye icumbi ukavanga imvura yo kubanyagira nimushyira umurambo hano. Kandi wo murokoro uraha wabikora. Umurokoro uraha ugira urukundo rwinshi. Wahura n'abantu bagiye guhamba bari kunyagika bati nimuce hano mwe murambitse ahangaha imvura ihite. Nazamura ikiganza turebe. Bose baratinya. Ntabaho. Inamuga aravuze ngo uwo ntabaho. Oya, ndazi ko muri abantu bitonda cyane mu rukiri mugira imbabazi zidasanzwe muri abanyemuko. Ninde muntu wabona abantu bagiye guhamba akavuga ati nimwe mwicanga imvura ihite murakomeza mu nyuma. Ariko Yesu Haidobede glai Landobede stanto sekidrai. Yesu wenyine udatinya ibyo, udatinya abantu ibyo bari ava ngo nimuhagarare. Barahagarara. Amen. Amen. Vuga amen. Ngo yegera ngabo ari ijambo tuzagarukaho cyangwa muzaza kugarukaho ngo icyamuteye Yesu gukora ibyo ngibyo ngo yaramubonye amugirira imbabazi. Ntabwo mubyumvishije. Yaramubonye amugirira iki? Amugirira iki? Humura. Imbabazi abantu batakugirira Yesu arahari ngo azikugirire. Ntabwo mubyumvishije. Mama wanyu ashaka kutakugirira imbabazi, na mukuru wawe ntazikugirire, na musaza wawe ntazikugirire, na bene wanyu bose ntibakugirire imbabazi. Ariko Yesu mwami w'abami, Yesu umucunguzi wawe, Yesu umugwaneza, Yesu utarobanura ku butoni akakugirira imbabazi. Fatira umuntu mwicanye umufatire mu kiganza ubwire ngo Yesu akwitegereze mw'iri teraniro akugirira imbabazi. Munyeganyeze ubwire ngo Yesu akwitegereze mw'iri bitatose. Yesu akwitegereze ibyo ubayemo. Yitegereze iby'urugo rwawe, yitegereze ibiri mu cyumba wawe, yitegereze ibiri mu buzima bwawe, yitegereze ibikubaho, yitegereze icyumba yitegereze icyumba uryamamo, yitegereze aho muri shambure, yitegereze mu gikoni, yitegereze ibyo uhura nabyo mu buzima. Akugirira imbabazi. Ngaramureba uravuga ngo uyu muntu reka amugirire imbabazi. Mwahaye Imana icyubahiro. Wazamuye iganza ugaha Imana icyubahiro. Erega Yesu yakugiriye imbabazi ntabwo usiga uko wari umeze. Yesu yakugiriye imbabazi ntabwo utanga uko abantu bagutaye. Iyo Yesu akugiriye imbabazi ntabura icyo akora. Iyo Yesu akugiriye imbabazi ntabura uko abigenza. Iyo Yesu akugiriye imbabazi ntabura inzira. Ntabwo abura inzira. Ntabwo iyo Yesu akugiriye imbabazi musaza wawe yabura inzira, mama wawe akabura inzira, abo muvukana bakabura inzira, ndetse n'umugabo washatse akabura inzira. Ariko Yesu yakugiriye imbabazi ntabwo abura inzira. Ntabwo abura inzira. Imana ifashe mu byumve. Yesu ntabura inzira yakugiriye imbabazi. Kandi ikindi cya kabiri mukwiye kumenya, iyo Yesu akugiriye imbabazi ntabwo abisiga uko byari biri. Iyo ari we akugiriye imbabazi ntabwo abisiga uko yabisanze. Hari igihe umuntu akugiriye imbabazi ariko wagera mu rugo rundi ibibazo bigakomeza. Ariko Yesu yakugiriye imbabazi
ntabwo asiga uko byari biri ariko bikiri, yubaka bishya. Mwavuze amen. Mwiritane nakugirira imbabazi nawe. Izi mbabazi mvuga ntugire ngo ni zimwe z'ibyaha, ni imbabazi bita impuhwe. Ntabwo mubyumvishije. Ubundi hari imbabazi zo kubarirwa ibyaha, hakaba no kukugirira imbabazi bitewe n'ibihe uri. Mwene izi imbabazi ntabwo zigira uwo ari we wese. Kugira ngo mubyumve mutege amatwi, umuntu yashobora kurenganywa ku butaka mu mujyi wa Kigali, muri hano yemwe bakamurenganya ku bijyanye n'ubutaka bwiwe, sibyo? Ariko ubura n'abantu bakome kandi ari umukene. Hari igihe meya cyangwa umuyobozi w'ubutaka cyangwa ushinzwe gukemura ibibazo, Imana ishobora kumugenderera akavuga ati uyu muntu kweri ndumva mugiriye imbabazi, uyu muntu ko arushye, akaburana n'abantu bakomeye bafite amafaranga, ubu ntawe wamufasha. Haleluya. N'urugendo kuguha ntabwo ari imbabazi zo kuko hari ibyaha gusa, ahubwo ngira ngo wumve izi mbabazi uyu mupfakazi Yesu yamugiriye izarizo zari kumubabara kubera ibyo abona yahuye nabyo. Kuko ngo hari itegeko ko namara guhamba uyu mwana bamukura mu gisagara, bamukura mu mujyi, bakamutwara hehe? Ku gasozi. Niko itegeko ryavugaga. Iyo wabura ku mugabo wawe ukabura n'uwo mwana wawe, bahitaga bavuga ati nukwiye kuba mu bantu, wowe ubaye igicibwa, bakajya kukujugunya ku musozi. Yesu amwitegereje avuga ati se nk'uyu mubyeyi agiye kuzira iki koko? Bagiye kumujugunya. Reka mugirire imbabazi. Ndagira ngo ngere ku musozo dusengera abantu. Amaze kumugirira imbabazi, yahise abwira abahambyi ngo nibahagarare, barahagarara. Amen. Ngarambura ukuboko. Ariko mwitano yarambuye ukuboko kw'ibyo bintu byawe byapfuye. Ntabwo yarambuye ukuboko kw'ibyo bintu byawe byapfuye n'ibyari bigiye gupfa. Mubwire ngo bishireho ukuboko ibintu byari bipfuye. Mubwire cyane, reka ni Yesu ubwira. Mubwire ngo hari ibintu byari bipfuye, bishireho ukuboko. Ngo arambura ukuboko kwe. Lobe ele lando seke dry. Ngo arambura ukuboko. Mana, rambura ukuboko ibintu byapfuye kuri abantu. Rambura ukuboko kuri ubuzima. Rambura ukuboko kuri abana b'ikinege bapfuriye mu mitima y'abantu. Hari amasezerano yapfuye, hari amasezerano Satani yarwanyije. Narambura ukuboko. Abana b'imfura barapfuye, abana b'abahungu narambura ukuboko, akwinjije mu isezerano, akwinjize mu mugambi wiwe. Ngo arambura ukuboko. Yatubwiye ngo wari upfuye. Wavuze ngo amen. Vuga ngo wari ugize gute? Wari ugize gute? Arakira, aba muzima. Arangije babandi bari baherekeje n'abikoreye ikiriba n'abahambyi, bwira umucanye ngo babura icyo bavuga. Mubwire ngo babura icyo bavuga, baracanga. Hari ibintu Imana igiye gukora, abantu reka nisubirire Nyamata, muzabimenya mvuye ahangaha. Hari igihe Imana, reka mbabwire, ubundi hari ibintu Imana yakoze tuyishimire, ariko hari ikintu ikwiye gukora ku buzima bwawe. Hari ikintu, si byinshi, mutega amatwi. Uramwe muzi ko Imana yakora ikintu kimwe kikirukana inzara, kikirukana agasuzuguro, kikaguha ijambo, kikaguha agaciro. Ubundi ibintu bwira mu mucane ibintu bisengera byose hakwiye gukorwa kimwe gusa. Mubwire ngo mu bintu byose uri gusengera
munyeganyeze mubwire ibintu byose uri gusengera hakwiye gukorwa kimwe gusa etopeta kimwe cyonyine hakwiye gukorwa kimwe lometa ndose kedrai lelebi elela ndose kebevai lota yazaya zono pepolela lide va umva nkubwire ikibazo si mariage yanze ikibazo si agasura abantu bagusuzugura ikibazo si aho kuba ikibazo si karitsiye imana ikora ikintu kimwe kimwe gusa wi tagidebelela amina shato pestato sekidrai kimwe ntabwo ari byinshi bwira umuntu wicanye ngo ntabwo ari byinshi gakorwa ikintu kimwe kimwe gusa kimwe Haleluya muyikirize muyikirira kitwaye muyikirize Haleluya ntabwo ari byinshi bwira umucanye ngo ntabwo ari byinshi impamvu wabigize byinshi ni uko wacanganyikiwe impamvu wabigize byinshi waracanga ariko ni ikintu kimwe ngo gukiremwe abari inyuma ngo guki ni ikintu kimwe cyonyine imana yakora wi amen amen ntabwo ari byinshi yakoze ikintu kimwe kuri uyu mupfakazi kimwe gusa reka nkubwire abantu bahise bahagarara umucuranzi uretse gataracuranga mu kanya reka mbwire ibintu byahise biba ku icyo kintu kimwe yesu yakoze ikintu kimwe gusa abikoreye ikiriba babura icyo bavuga abo si aba mbere abahambye bari gucukura imva barumvirwa abaherekeje barumirwa ntabwo muri hano abari bari mu nama y'ukuntu baza gukaraba bavuye gushyingura baraceceka bwira umucanya ngo ni kimwe topita ni kimwe si byinshi yemwe ntabwo ari byinshi erega ni wowe ubona ko ari byinshi ariko ubundi ni kimwe muhaguruke dusenge muhaguruke dusenge wi haguruka dusenge gebi elelando sekebe elelanda lazai ibyo bahambye birahagije ibyo bahambye birakwiye ibyo bahambye birahagije ubaho bigereye nibashire ntabwo ndabumva wi hoya ntabwo imyaka ibaye myinshi bahamba ibyawe birukankana guhamba bahambye mariage bahambye urubyaro bahambye amahirwe yawe bahambye icyerekezo bahambye umugambi ariko aka kanya abahambye abikoreye ikiriba gira guca ngo nibashyire hasi subiramo cyane ngo nibashyire hasi erega ibi turi mu rusengero nimugira ngo ni tiyatere ibi birakora abahambyi nibashyire
hasi. Amen. Bashire hasi we. Nibashire hasi. Nibashire hasi Yesu yaje. Nibashire hasi Yesu yahageze. Nibashire hasi wageze mu rukiriro. Nibashire hasi wageze aho Imana ikora. Nibashire hasi aho Imana yatabara. Nibashire hasi Yesu aracyakora. Nibashire hasi. Aho bahereye bahamba. Oui. Dobe elela no seke deva. Aho bahereye bahamba. Bagusebya, baguteranya, bakuvuga uko nuko utari, baguteza abantu, bakubeshyera. Bakoze barabikoze sha. Nibashire hasi nawe uruhuke. Nibashire hasi nawe useke. Nibashire hasi nawe unezerwe. Nibashire hasi uvuze impundu nawe. Nibashire hasi nawe uvuga Imana. Nibashire hasi ugira amashimwe. Nibashire hasi ubona urukundo rw'Imana nawe. Ibyo bakoze birahagije. Nibashire hasi. Tudebidere landa lazayi. Tugiye gukora imyigaragambyo kwa ngo nibashire hasi. Batayimoni bashire hasi. Abarozi bashire hasi. Abapfumu bashire hasi. Bashire hasi. Iyo turi muri ibintu rero nta urangara, umuntu wese amenya ibikwiye gushigwa hasi. Hari inyuma ndumva hari ikintu Imana ihakoze. Aho inyuma hari ikintu kihabaye. Hayiwa! Topelela! Tebide landa lazayi. Ndumva ukwera kw'Imana mw'iri teraniro. Bwira umuntu mwicanye ngo humura, abahambyi bashize hasi. Mubwire ngo humura, bikoreye ikira bashize hasi. Mubwire ngo humura, bashize hasi. Munyeganyeze, mubwire ngo humura, mubwire ngo humura, mubwire ngo humura. Ibyo bahabye birakwiye, ibyo bakoze birahagije, ibyo bononye birahagije. Nibashire hasi. Zamura ikiganza asenge. Werarisi ngwino ufate mikrofone dusengera abantu. Lobi ele lango seke dry. Zonima antopesta. Se debi de glanda lazai. Hey! Sopefa. Asante Bwana. Shimwa Gorogota. Shimwa Gorogota. Shimwa Gorogota. Shimwa Gorogota. Shimwa Gorogota. Shimwa. Oui. Aywa! Hibazwa. Hallelujah. 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 Lolobe ele lando se Hallelujah. Lalabi etanto seki. Hallelujah. Zeredrele enema nalazai. Baraka She tanto serebere grai. byatuhambiriye Elelela zonebeta byatubujije seki. amahoro Shele vai ibirara edegrai. mu ngo zacu Elela. ibyaje mu kazi kacu papa la shaka la bori amandrepa. Oui. Yatangije umurimo mwiza muri twebwe Papa la shaka la n'abari bori usohoza. Yemeye ko tubaho. takala shala Yaturinze ibihe bikomeye. Yadutabaye impfu nyinshi. turahamagara Imana Yadutabaye ibikomeye. turahamagara Imana data turahamagara Imana data Yatutabaye. turahamagara Imana data isenye imbaraga z'abakonikoni, isenye imigambi y'abapfumu, isenye imigambi y'inzingo, isenye imigambi ya karande. Abarozi bashire hasi, abapfumu bashire hasi, abatongera bashire hasi, abakuzize bagushire hasi. Duhamagaye Imana data n'umwuka we.
ibyakwizingiyeho, ibyakubujije amahoro, ibyakubujije gutambuka muri aya materaniro, muri aya masengesho turimo, muri aya masengesho y'icyumweru, turahagarika imbaraga zagufashe, turahagarika imbaraga z'abapfumu, turahagarika imbaraga z'abarungi, turahagarika imbaraga z'inzingo, turahagarika imbaraga z'urupfu, turahagarika imbaraga za kanseri, turukana ibisazi. Turategetse ingizi ngo zikurekure, turategetse indwara y'amaso ikire, turategetse ngo umuntu ahawe hakire, turategetse ngo ibyagufashe nibigushyire hasi, abahambyi baguhambye, abahambyi bagucukuriye, abahambyi babakujyanye, nimushyire hasi, abahambyi ni itegeko, ni itegeko, ni itegeko, abahambyi bahabye akazi kawe, itegeko, abahambyi bahabye ahazaza hawe, nibashyire hasi. Tukuzamura icyubahiro witeka, turagushime kuri Imana ibikoze, tukuvugirije impundu, tugukomeye amashyi kubyo udukoreye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.